Mudugudu ndetse na Mushimiyimana Evariste barimo barashinjwa yuko basenye inzu y'umuturage batabifitiye uburenganzira, ndetse uyu muturage akaba agaragaza yuko impamvu yabiteye ari uko yacungiraga uno mugabo Nshimiyimana Evariste ibirayi, nyuma yo kuba yabicungira uno mugabo bakaza kuba babyibaho. Nyuma yo kubyiba akaza gufata umwanzuro wo kumusamburiraho inzu, ubu ngubu bakaba bari mu nzu idasakaye. Uyu mudugudu ndetse n'uno mugabo ubu ngubu bakaba bari gushakishwa n'inzego z'umutekano, aho biri kugaragazwa yuko rwose umunyabyaha adakwiye guhanwa n'undi muturage, uko bisanzwe hano mu gihugu cy'u Rwanda ko nta muntu ukwiye kwihorera. Ibyo byose rero byabereye mu karere ka Nyamasheke mu murenge wa Macuba, umudugudu wa Nyakabingo. Aho niho byabashije kuba byabera ibi bintu. Ubwo bagaragazaga icyateye ibi bintu ni uko abaturage bavuze yuko uyu muturage Habineza Evariste yari asanzwe n'ubundi ari umuntu wishyira hejuru kandi utabasha kubana n'abaturage uko bisanzwe mu bandi, ndetse akaba azwi yuko n'uyu mudugudu ari we wawubanye cyane, akaba aribwo bafashe uno mwanzuro wo gukora igikorwa kigayitse. Ndetse abaturage bakomeje kugenda bagaragaza yuko aba bayobozi ndetse n'uno muturage iki gikorwa bakoreye uno muturage ari igikorwa kigayitse cyane. Akaba ari nayo mpamvu inzego zishinzwe iperereza ndetse n'iz'umutekano zahagurutse kugira ngo zikomeze zikurikirane ibiri kubera muri kano gace, ndetse bashaka yuko mudugudu ndetse n'uno mugabo bashobora kuba bakitaba inzego zishinzwe ubugenzacyaha RIB bagakurikiranwaho icyaha cyo kuba bihaniye, ndetse ko ibi bintu bidakwiye mu banyarwanda. Reka nkwibutse rero wowe utari wabasha gukora subscribe, ukora kuri subscribe ukande no kuri iyo nzogera notification kugira ngo tuzajye twibanira mu nkuru zigiye zitandukanye Sano Empire igenda ikugezaho umunsi ku munsi. Mu kiganiro n'itangazamakuru abaturage bakomeje kugenda bagaragaza yuko uyu mugabo yakoreraga Habineza Evariste yari umuntu usabana n'abandi bantu bose, ndetse byagaragajwe yuko impamvu uyu mugabo yibwe kubera yuko abajura muri kano gace n'ubundi bakomeje kugenda bakataza kurenza urundi rwego, kandi bagaragaza yuko uyu mugabo nubwo yakomeje gushinja yuko yibwa ibirayi, bagiye kubara basanga n'imigozi itarenze 6 bibye y'ibirayi, ariko uyu mugabo agahita bikomeza abishyira ku rundi rwego kubera yuko uyu mugabo we yashakaga kuba yarihwa ndetse ashaka n'amafaranga y'umurengera, akaba ariko abaturage bakomeje kugenda babigaragaza. Abantu benshi bakomeje kugenda bibaza ati se niba abantu bakomeje kugenda babaho gutya ndetse abantu badashaka kuba bakumvikana, ibi bintu bizagenda bite, bizarangira bigenze bite? Abandi nabo bakomeza kugenda bibaza kuri uno mugabo. Abantu benshi bakomeje kugenda bateraho comment bavuga yuko iki gikorwa ari igikorwa cy'ubugome ndetse cy'ubushotoranyi bukomeye cyane, ko bitagakwiye mu muryango nyarwanda. Muri ibyo bihe byose abanyamakuru bakihagera bakomeje kugenda baganira ndetse banasesengura ngo bamenye aho ikibazo cyaba kiri, nibwo inzego zishinzwe ubugenzacyaha RIB ndetse na polisi byahageraga kugira ngo bibashe kuba byakurikirana iki kibazo, kuko cyari ikibazo cyari kimaze guteza ikibazo cyane. Ku kiganiro itangazamakuru ryagiranye n'uno mudugudu wa hano muri kano gace, ni uko yabahaye yuko rwose ibyo ngibyo bitamureba, ari ikibazo cy'uyu mugabo ndetse n'umugabo na mugenzi we yuko ari bo bagomba kuba bagikemura, kuko we nta kibazo afite. Ariko
abaturage barabati uyu mudugudu nawe abifitemo uruhare cyane kuko ari we waruhagarariye abakoraga ayo marorerwa, ndetse akaba ari we wanashatse n'umukiriya w'amabati w'ino nzu. Ndetse uyu muturage basenye byagaragajwe yuko rwose ndetse atari amabati ye gusa bateje, ahubwo bafashe n'ibindi bijyanye n'ibyo mu buzima busanzwe nk'aho yari atwaye amakara, ariko bikaza kurangira n'ubundi nayo bayajyanye bitewe n'uko rwose bakomeje kugenda bagaragaza yuko bashakaga kumwambura buri kimwe icyo ari cyo cyose yaba afite. Ibyo ntabwo byahereye aho ngaho rero, byagezeho duhamagara n'inzego zisumbuye kuri mudugudu ndetse bagera no ku karere kugira ngo babashe kuba bamenyekanisha ibiri kubera muri kano gace. Nibwo polisi yo muri kano karere yabashije kuba yamanuka igera hasi mu baturage, bakomeza kugenda bakora iperereza. Ubu ngubu uyu mudugudu ndetse n'uyu Nshimiyimana Evariste bakaba bari mu maboko y'ubutabera bakurikiranyweho icyaha cyo kuba bashatse kwihorera. Ngayo nguko rero, reka ngusabe rero wowe utari wabasha gukora subscribe, kora subscribe ukande no kuri iyo nzogera notification kugira ngo tuzajye twibanira mu nkuru zigiye zitandukanye Sano Empire igenda ikugezaho umunsi ku munsi. Abasanzwe bamenyere Sano Empire tubagezaho amakuru agiye atandukanye, haba mu buzima busanzwe, muri politike, muri showbiz ndetse n'ahandi henshi hagiye hatandukanye. Ni kuri uno munsi rero twanyarukiye mu karere ka Nyamasheke, tukaba turi kubagezaho inkuru y'umuturage ndetse na mudugudu ndetse n'abaturage baho uko bari kugenda basobanura ukuntu mugenzi wabo yakorewe ihohoterwa ndetse abashaka yuko agomba kuba yarenganurwa. Ibi byose rero reka bikurikije ukuntu biri kugenda bigaragazwa, reka tugire icyo twabivugaho kugira ngo habe hasobanuka bimwe na bimwe. Murabizi yuko leta y'u Rwanda yashyizeho gahunda y'uko muri guverinoma umuturage ari ku mwanya wa mbere, ari nabyo byatumye aba bantu ndetse n'inzego z'umutekano zihaguruka kuba umuntu yarenganywa muri buno buryo bungana gutya. Sibye ko n'ababyeyi babo baba uyu mugore n'umugabo, kuko uyu mugabo wacungaga ibirayi by'uyu nguyu yari yubatse ndetse afite n'umwana umwe. Ababyeyi babo bakomeje kugenda bagaruka yuko bitakabaye biba muri ubwo buryo, niba yabirishye yakabaye ibyo birayi bihinduka ibyiwe akabyikurira, bitewe n'uko ayo mafaranga n'ubundi bajyanye byasobanagura yuko rwose yabashije kuba yariha, ariko mu rwego rwo kuba nta kindi kintu bakozeho byashobokaga yuko rwose uyu mugabo arenganurwa akaba yagarurirwa amabati. Ababyeyi babo nabo bakomeje kugenda bagaragaza yuko iyo bitaza kuba muri ubwo buryo bari kubabwira igisabwa bakaba babyishyura, byaba na ngombwa byibuze ari umukobwa bakamuha 8 wiwe n'umusore bakamuha 8 wiwe kugira ngo babashe kuba bakishyura. Ibyo ngibyo rero ibyo ntago ari byo byabashije kuba byakurikizwa, ahubwo icyakurikijwe ni uguhita bafata buri kimwe icyo ari cyo cyose cyari kiri muri urwo rugo, kuko n'uwo mugabo basanze yikoreye umufuka w'amakara nawe bakawujyana. Ubu ngubu ikiriho ni uko uyu muryango uri hanze ukaba uri gucumbikishirizwa kandi bari basanzwe bafite inzu. Ibyo ngibyo rero ibyo twabivugaho ni uko uyu mudugudu ibyo yakoze amashyano, yakoze amarorerwa, ndetse ubu ngubu bigaragazwa yuko ashobora kuba yahanwa bikomeye cyane, kuko leta y'u Rwanda yashyize imbere umuturage, ibindi byose bikaba byaza mu nyuma. Ibyo ngibyo impamvu tugenda tubigarukaho cyane ndetse
kugira ngo tubashe kuba twamenya buri kimwe icyo ari cyo cyose, ni uko burya iyo bibaye mu gace kamwe ndetse bishobora kuba yuko bijenjekewe bishobora kuba byakambukira mu kandi gace, ariko iyo bakurikiranwe nka gutya ugasanga hari ikiguzi cyangwa se hari icyo bahombye nabo n'abandi bateganyaga kubikora bahita bavuga yuko rwose batagomba kubikora, atakumirwa n'icyizere abaturage bamugirira, agakumirwa n'ibyo yabonye bakoreye abandi. Ngayo nguko rero muri kano karere ka Nyamasheke, aho umuyobozi w'akarere yavuze yuko rwose ibyo bintu bidakwiye mu baturage, ko batari babizi bagomba kuba babikurikirana bakamenya imva n'imvano, ndetse basanga ari ukuri uyu mudugudu akaba yahanwa ndetse akajyanwa mu maboko y'ubushinjacyaha cyangwa se mu rubanza, kugira ngo babashe kuba bamukurikirana icyaha cyamufata agahanwa byimazeyo. Ubu ngubu tuvugana sibye yuko n'ubundi uyu mugabo, aba bagabo ko bari babiri, uyu mudugudu ndetse na mugenzi wiwe wibwe ibirayi, ubu bose bari mu maboko y'ubutabera, bari kugenda bakurikiranwaho icyaha cyo kwihanira, ndetse n'uno mugabo akaba yavuze yuko babanjije no kuba bamukubitagura bakamuhondagura, akaba yaravunaguritse, ndetse akaba ari gushaka n'ubutabazi bwo kuba yabasha kuba yajya kwivuza, ndetse akaba yagira buryo ki yakomeza kuba nawe yakiteza imbere nk'abandi. Uyu mugabo yari yavuze yuko yari yabwiye yuko uno mugabo agomba kumushakira amafaranga 20,000 nk'uko byateganywaga, ubundi yarangije kubimwishyura ubundi akikomereza, ariko mudugudu ndetse n'uyu mugabo bakavuga ngo ntabwo byaba bikwiye gusa, ahubwo ni ukuba yatanga 20,000 akanacunga ibyo birayi atazishyuza ay'umutekano. Uyu mugabo rero nibwo kubyanga, umudugudu abazanye abakozi cyangwa se abakuraho isakaro kuri ino nzu, nibwo byaje kurangira yewe amabati anagurishijwe, ariko ubu ngubu tuvugana bakaba bari mu nzego zishinzwe iperereza RIB. Reka nkwibutse nanone, wowe utari wabasha gukora subscribe, subscribe nurangiza ukande kuri iyo nzogera notification, kugira ngo tuzajye twibanira mu nkuru zigiye zitandukanye Sano Empire igenda ikugezaho umunsi ku munsi. Ni iby'agaciro gakomeye cyane kuba warasize support yawe, subscribe kuri Sano Empire. Imana ibiguhera umugisha.